Hari abantu baba hafi yawe ariko intego zabo atari ukuzamura, ahubwo ari uguca intege gahoro gahoro. Uyu munsi ndakubwira abantu ukwiriye kwitondera niba ushaka gukura mu bitekerezo no kugera ku nzozi zawe. Ntibivugwa mu magambo cyangwa ku mugaragaro, ariko bagucira urubanza mu kinyabupfura, baguca intege mu kinyabupfura ku buryo utabibona. Rero witondere aba bantu, kuko bamwe si abanzi bari kure yawe, ahubwo ni inshuti zawe zifite isura nziza ariko mu mutima bahumanye. Rero uru nguru ni urutonde rw'abantu cyangwa se rw'inshuti 10 ukwiye kwitondera niba ushaka gukabya indoto zawe. Inshuti ya mbere ugomba kwitondera, inshuti ihora mu magambo yo kuvuga abandi. Ni inshuti ya mbere. Iyo umuntu ahora mu magambo y'abandi, nta mwanya agira wo gutekereza ku by'ingenzi, ku buryo yakugira inama, cyangwa se nta mwanya agira wo gutekereza kure. Ntaho rwose agira. Ahora hafi aho ngaho avuga abandi, kandi iyo mumaze gutandukanaho gato cyangwa mutabyumvisho kimwe, ahita atangira kukuvuga. Dore impamvu cyangwa se inshuti ya kabiri ukwiriye kwitondera: abashaka kuba uwo bashaka ariko badashaka kuba wowe ushaka kuba ngo bagufashe. Abashaka kuba uwo bashaka aho kuba wowe ushaka kuba. Bashaka ko wuzuza ibyifuzo byabo aho kuzirikana ibyifuzo byawe. Ntuzitange ngo ushimishe abandi. Abantu rwose bababaza ubuzima bwawe iyo witangiye cyane. Dore inshuti ya gatatu, inshuti zitagira indoto. Abatagira aho bajya bagushishikariza kugira nawe aho ujya kandi hazima, ahubwo bashaka kuba nkaho bashaka yuko weho ujya nkaho bari. Urumva ni za nshuti mbi, inshuti zidafite indoto. Kwihuta ni inshuti ya kane, abatinya impinduka. Umuntu utinya impinduka, aho bahora bashaka kuba mu buzima bwa kera, mu buzima bwiza buri aho ngaho nyine budahindagurika buri gihe. Batinya abantu, batinya kwiga, abantu batinya gukora no guhinduka, bahagarika n'abandi. Niba rero ufite iyo nshuti izaguhagarika, so rero ukwiriye kuyirinda. Niba ibintu wabikunze, dukore subscribe kuri ino channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bizamura indoto zawe. Kwihuta n'inshuti ikurikiyeho, ayo nshuti ya gatanu, abaguca intege buri gihe. Urumva umuntu agira inshuti nyinshi, ariko hari inshuti umvira igitekerezo cyawe ukumva iragufashije, ariko hari n'inshuti buri igitekerezo cyawe ukumva nyine isa nkaho buri gihe ukwibwira ikintu gishyashya iguca intege. Buri gihe ukwibwira ikintu gishyashya ikaguca intege buri gihe. Rero iyo nshuti ugiye kuyitondera. Za zindi zivuga ngo ntibishoboka cyangwa se ntawe rwose ibyo uri kuvuga nta muntu urabigeraho. Ubwo si uwo muntu ni gute nyine wumva nimba kubwira gutya ibyo bintu buri gihe, ni gute yaba inshuti yawe? Ni abatinya kwigerageza ngo barebe kandi bashaka ko nawe uba nkabo. Ibyo ntabwo bibaho. Kuki utigerageza ngo uvana nk'ujya ahandi? Kwihuta n'inshuti ya gatandatu. Gusa niba babikunze none ukore subscribe. Abatishimira intambwe zawe. Iyo utangiye gutera imbere, hari abakubona nkaho wenda nyine uri kubasiga. Abo bazajya bashaka kukugarura inyuma. Hari abantu babona wenda nyine urumva watangiye gusa nkaho utera intambwe igana ku ntsinzi cyangwa se intambwe ijya imbere, bo bakarwana no gusubiza inyuma. Gusa nyine bakabikora mu buryo bw'ikinyabupfura. Buriya mani, iyo umuntu akoze ibintu mu buryo busa nkaho nyine burimo ikinyabupfura cyinshi, ntago ubasha kumuvumbura nyine. Ntago ubasha kumuvumbura ngo ku buryo nyine wenda wagira we icyo utekereza mu mutima wawe, ko yabikoze mu kinyabupfura. Twihuta n'inshuti ya kangahe, ya karindwi, abafite imyumvire yo guhora uko byari. Ibaza umuntu ufite imyumvire yo gushaka kuba afite ibintu uko byari bidahinduka. Abo bavuga ngo natwe
natwe ibyo rwose twahoze tubikora gusa byaranze, twagize turabyihorera. ubwo si iyo ngiyo ni inshuti? Ntabwo ari inshuti. Cyangwa se akirwa avuga ngo wenda nta mpinduka zibaho sha, ngo nta mpinduka ziba. Uwo muntu ni ukumwitondera. Iyo ntabwo ari inshuti ugomba kugira inshuti yawe. Kwikomereza n'inshuti ya munani ugomba kwirinda kandi burundu byashaka kuvira mu buzima, kuko nta kintu azakugeraho. Abakubwira ko gutekereza cyane ari ukwibeshya, ubwo siyo ni inshuti. Umuntu uvuga ngo gutekereza cyane ni ukwibeshya. Niba utatekereje cyane ntuzategereze impinduka mu buzima bwawe. Kwikomereza ni inshuti ya 9 ugomba kwirinda ubuzima bwawe bwose. Ni inshuti abahora bakubwira amakosa y'abandi aho kukwereka ibisubizo nibura. Hari umuntu ukubwira amakosa y'abandi ariko ntakwereke ibisubizo nibura agomba guprenga kugira ngo bya bibazo bikemuke. Cyangwa se hari inshuti itaza kukubwira ngo byagenze gutyo wenda kuriweho ngo ku buryo wahinduranya kubwira ibisubizo, ahubwo igafata umwanzuro kujya kuvuga mu bandi kugira ngo ukotore mu mvugo z'iki cyangwa se kugira ngo agusebye. Kwikomeza n'inshuti ya nyuma ugomba kwigengesera ukirinda burundu abasuzugura inzozi zawe. Uwo nguwo we burundu ugomba kumwirinda burundu rwose. Niba umuntu asuzugura inzozi zawe nawe ntagakubaha. Niba umuntu asuzugura inzozi zawe nawe ntagazakubahisha. So iyi ngiyi ni Big Win TV rwose, ni televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro byiza. Niba wabikunze dukore subscribe nta kabuza. Ibyiza buriya ntibitangwa n'isi. Ibyiza urabirwanira. Intambwe yawe ni ingenzi nubwo hari abatazishimira. Gusa iyo ari yawe nyine ni yawe ni ingenzi ko hari abantu batazishimira. Ntutekereze cyane nyine ku bantu baseka inzozi zawe, ahubwo uzirikane abazakubwira ngo narabyemeye kuva kera yuko ibintu uzabigira. Uwo muntu nibura wamwizera. Hitamo abo mugendana neza bafite ibyiza, kuko inzira y'iterambere ni nziza cyane, ariko si bose bazayiguha. Uzayihesha mu biganza byawe. Iri mu biganza byawe, nta muntu uzayiguha. Iyi ngiyi rero ni inama y'umunsi. Hindura ubuzima bwawe, hindura ubutwari bwawe, uburwanirire ubumugabo. Iyi ngiyi ni Big Win TV, naho ngewe ni Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao.